hamenetse amaraso. Umva ikintu gikomeye ngo hirya no hino ku buryo budasanzwe, ngo aho kubona umurambo w'uwapfuye ngo bitazongera gukura abantu umutima, ngo abantu bagiye kujya bibona nk'ibisanzwe. Kumwe umuntu yashobora kubona umurambo agagarika umutima, agatinya n'iyo nzira, kumva n'ibiki, hoya abantu bagiye kubica muki ku buryo azajya guhura n'umurambo abone wenyine warangije urugendo, abibone nk'ibisanzwe. Ngo ahubwo agiye kubimenyereza abantu. Satani agiye kumenyereza abantu impfu, kwica, kumena amaraso, agiye kubimenyereza abantu. Ngo azakoresha iki rero? Haraba Imana yarambwiye ngo mu nzu y'Imana hinjiye abarozi. Imana yarambwiye ngo hari abantu bari mu nzu y'Imana bahafitiye umubabaro w'ibintu bagiye batererezwa na bene se, abo bita bene se babana mu nzu y'Imana. Imana irambwira ngo abo barozi barinjiye kugeza ubwo bageze mu myanya y'imbere mu idini. No tube specific kuri message Imana yaguhaye muri aka kanya. Yego, urakoze cyane. Reka mazense no yisobanuraho uburyo yaje. Ndabizi ko atari kenshi abantu bakunze kumbona henda naje gutanga message. Ntekereza ko mu gihe kinini bamaze bambana bishobora no ko ari bwo bwa mbere. Ntabwo ari kenshi pe. Imana yaransuye. Insura Imana yaranyeretse, icyo gice kirangiye yanjyanye ahantu irambwira ngo ndashaka kukwereka. Ndabyibuka mwishurirwa, Imana yanjyanye ahantu hameze nk'ari umusozi muremure, ahantu ushobora kwitegera ibintu byinshi. Irangije irambwira ngo ngiye kukwereka kandi nkuganirize. Ndavuga nti yego. Imana inshuti bakunze mudahema kurikira ibiganiro byacu bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Reka tubashimire cyane. Nous sommes Évangéliser le Monde TV. Tuvuga Évangéliser le Monde TV no kuvuga ubutumwa kwisi hose, aho ijwi ryacu ribasha kugera hose. No kuri twizera ko mukomeza kwakira ubutumwa bwiza n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Nge nitwa Bigemu, ariko mfite umugisha ukomeye, sindi mu kiganiro njye nyine uyu munsi ndi kumwe n'umugabo wambaye neza cyane hariya muri kureba. Yatangira twibwira kugira ngo tugendane tuziranye. Murakoze cyane, baje kubasuhuza mbere ya byose. Nitwa Nshimiyimana Gedeon. Ndatekereza ko atari ubwa mbere kuri Évangéliser le Monde. Cyane rwose si ubwa mbere, si n'ubwa nyuma. Nabyo tubibwira abadukurikiye. Yego rwose. Bataza kumva ibintu uzanye bakagira ngo ni ubwa nyuma uje kubivuga. Hari abantu mbona mu biganiro ati Imana impaye ubutumwa bwa nyuma. Oya bariya buriya ukajangaje kurangiza isi. Rimwe kandi ashobora no kuba adashaka kongera gukoreshwa n'Imana. Cyakora mugani umuntu ashobora kwikorera declaration. Yego rwose. Ubwe ku giti cye akanzura ko ari ubwa nyuma ibintu yagiye kuvuga, ari ubwa nyuma agiye kubivuga. Cyane rwose. Wowe ubutumwa n'ubwa nyuma cyangwa n'ububanziriza ubwa nyuma? Aya dukomeje gukorera Imana kuko ni intego. Twarabyiyemeje kandi ntabwo Imana twabura kuyikorera kuko tubonye uburyo, niyo misiyo dufite nkuru yo gukorera Imana. Yes, ni Evangeliste Nshimiyimana Gedeon niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Nubwo mbona imvura itoroshye, niba nyinshi turaza kwimuka ntibabyibazeho. Yego. Watangira udusengera? Murakoze cyane. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye imbabazi n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko utwitaho kandi ko ujya utugira neza. Uduhaye umwanya mwiza nk'uyu kugira ngo tuganire ibyawe. Dusengeye mushiki wacu mwene data uri bukurikirane iki kiganiro kugira ngo umwuka w'Imana amube bugufi kandi ikiruta byose ashobore gusobanukirwa neza umugambi ufite kuri we kubw'izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Urakoze cyane Gedeon, turakwishimiye. Twongeye kuguha ikaze kuri Évangéliser le Monde TV n'ahandi iki kiganiro gishobora kuza gutambuka. Yego, murakoze cyane. Amakuru y'iminsi? Amakuru yacu ni meza, turashimira Imana. Turimo turasoza umwaka wa 2022 twinjira mu mwaka wa 2023. Ndaza kwibaza umwaka wa 2022 uvuze iki ku buzima bwawe, bwaba ubuzima rusange, ubuzima bwo mu mwuka? Ni icyo utazibagirwa, ni icyo utazakumbura?
ibintu nk'ibyo. Mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko, twibutsa abantu ko icyari ikiganiro cy'ubutumwa uyu mukozi w'Imana yahawe n'Imana kugira ngo abageze ku banyarwanda. Niyo nzira turi kwinjiramo. Yego, urakoze cyane. Umwaka wa 2022 uvuze byinshi. Yego. Nge ntabwo ndi muri abantu bajya bavuma imyaka. Hari umuhana naraye mbonye awuvumye kabisa kubitira kurati ntuzagaruka ukundi, ariko ndetse buri wese biterwa n'ibikomere bye cyangwa ibyo yahuriyemo nabyo. Kuko namenye neza, Bibiliya yampamirije neza ko umunsi ujya urangirana n'ibibi byawe. Yego. N'uyu mwaka rero Imana ishimwe. Yego. Kurangiranye n'ibibi byawe. Yego. Ariko kandi hari n'ibyiza nabonye. Ntabwo ikibazo ari umwaka. Yego. Ahubwo ikibazo aho cyari kiri ni hamwe. Ni icyo kwibaza ngo uyu mwaka nabanye nte n'Imana. Yego. Kuko nzi neza ko isi igira hazamuka n'ahamanuka. Uko no kuri. Nzi neza ko ubuzima nabamo aho naba hose nagira ibitwenge nkagira n'umubabaro. Yego. Ahubwo ikintu kimwe gikomeye mu bitwenge nibutse guhimbaza Imana, mu mubabaro nashatse mu Imana, nicyo gusa gikomeye. Yego. Uyu mwaka rero ngewe ndashima Imana kuko Imana nabanye nayo cyane. Muri uyu mwaka nabanye nayo cyane, no mu yindi myaka nabanye n'Imana, ariko uyu mwaka wagize umwihariko. Wagize umwihariko. Nagiye nkunda kugiramo ivugabutumwa ryagutse. Yego. Bishimira Imana by'umwihariko, nubwo n'ikindi gihe najyaga mbikora, ariko uyu mwaka niho Imana yankanguye. Yego. Inkangurira uburyo bwo gukora ivugabutumwa rihoraho rya buri gitondo. Yego. Buri gitondo nabyukiraga muri Bibiliya mpereza abantu ijambo ry'Imana. Yego. Rero kubw'iyo mpamvu byatumye ndushaho kuba uyu mwaka numva ngiye ngushimamo ko nakoreye mu Imana. Yego. Ndumva nguwe neza. Ufite indirimbo ibihumbi. Niko Gahongayire yabwiye abantu bifuza bahorana amashimwe ngo nta rindi jambo nshaka kuvuga uretse gushima Imana. Umutima wanjye wuzuye indirimbo ibihumbi. Kandi no gushima Imana ko nibibi byabayemo bitaduhitanye, bitaduhitanye, ibintu nk'ibyo. Kuko twagiye twumva amatangazo menshi atandukanye y'abapfuye, abarwaye, n'ubu hari abari kusoza bapfa, abandi bari mu bitaro. Ibiro by'ubuzima bw'umwana w'umuntu bumuzengurutse, ugihumeka umwuka bazima ububonamwe amashimwe cyane rwose. Yes, Jide waragira uti umutima wanjye wuzuye amashimwe haba mu bibi no mu byiza nabonye muri 2022. Umwaka wa 2023 mu buryo bw'umwuka abantu bitega iki? Bitega ibintu bitatu. Yego. Icya mbere ni umwaka Imana izahembamo, ni no mwaka Imana izahanamo. Yego. Icyo abantu bakitege ntabwo ari bya bindi. Hari umuhanuzi uherutse gutangaza kuri televiziyo ngo umwaka wa 2023 ngo ni umwaka wo guhunga. Abanyarwanda bitegure guhunga. Aho nawe ntuzanye itangazo nk'iryo? Siryo nzanye kuko nta hantu hari ubuhungiro mu isi. Yego. Nari mfite ibyishimo byinshi. Yego. Numva ngiye kujya i Burayi, cyane ko n'ibyari binjyanyeho wari umurimo w'Imana. Ndumva nteguye ubuzima bwo kuba n'ubundi mu buzima bwo gukorera Imana ntuje. Numva ari byiza. Ariko muri iyi si ntaho twahungira, nicyo gushaka kubwira. Yego. Ibyangombwa ndi kubishaka bigeze kure. Ku munota wa nyuma ngiye kubona mbona banyohereje message imbwira ngo kubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya, yego, ntabwo bigishobotse ko wakwinjira iwacu kuko twagize impunzi nyinshi. Uzaburetse hanyuma tuzarebe uko bizagenda. Yego. Rero icyo nshaka kubwira abantu bakwiye kumva ni iki? Yego. Ubuhungiro buri muri Kristo Yesu. Uzahungira muri Kristo ni uzabuhunze kuko azaba ahungiye muri Kristo. Naho muri iyi si nta hantu tuzakirira. Muri iyi si uyu munsi ahantu hatuje, hari amahoro, abantu bameze neza, niho umwanzi ari gutumbira kugira ngo ajye kwangiza ayo mahoro. None se ubwo mu isi ntihe wahungira? None se Jide sinzi wenda ubutumwa Imana yaguhaye ugiye kugeza ku banyarwanda, ariko kuba profise ko tugiye kubana muri iki kiganiro
uri n'umwigisha mwiza nzi w'ijambo ry'Imana, ukaba uhugura, ukaba uri n'umuhanuzi. Ubundi umuntu wakiriye ubutumwa bw'ibyago ku gihugu, yego, bw'intambara, yego, akwiye kwikomporta muri public. Ko abahanuzi benshi bahanura intambara usanga babivugana amahane menshi ateye ubwoba, ukaba wagira ngo ahubwo nibo bagiye kuyitangiza. Iyo bareba mu maso kuri kamera ati irabamara nimutagira icyo tirabica ati uriya mwaka ntawe uzasigara. Ubundi message mbi ku gihugu ikwiye kuvugirwa mu ruhame. Ninde ukwiye kumva iyo message? Ntabajya mbyumva nabi wenda nkabarenganya. Ndashaka kubanza Imana igwaye message mbi ku gihugu. Ndashaka kubanza kuvuga ibintu nka bitatu abantu bakwiye kujya bitondera. Irya mbere, ibintu byose weretswe ntabwo utegetswe kubivuga. Très bien. Ushobora kwerekwa kugira ngo usenge, ushobora kwerekwa uteguzwa, ushobora kwerekwa ari uburyo bwo kugira ngo ubane n'Imana, Imana igusobanurire ibiza gukurikira ku byo weretswe. Yego. Kabiri, message ijyanye na societe ubu ukwiye kuyitondera ko bike niyo wakira. Reka dufate urugero kuri rwa Bibiliya. Mose, Abisirayeli bagomeye Imana, Imana amubwira ngo barangomeye, reka mbi. Mose Imana amubwira ngo ubu bwoko reka mbumareho, hanyuma wowe nguhindura ubwoko bukomeye. Ndashaka gusubiza umuhanuzi mwiza, nubwo ahawe message n'Imana yo kumaraho ubwoko bwa Isirayeli, duhakanye ko atahuye n'Imana ngimuvugisha. Yego, n'Imana ivuganye nawe, kandi koko n'ibyaha babikoze bihagurutse Imana kumaraho. Ariko umva ikintu Imana imubwiye, iramubwiye ngo reka mbamare wowe nguhindura ubwoko bukomeye. Iri kumupropose ko ntekereza ko n'abazana ubutumwa bafite ibyiringiro ko abandi bantu nibamara gupfa bo bazasigara baguwe neza. Buriya se nibyo. Niyo mpamvu babuvuga bakomeye, ukabona nta n'ikintu bibabwiye. Ariko reka nkubwire igisubizo cy'umushumba mwiza. Mose ni umushumba mwiza. Yaravuze ngo Mana, muri Egiputa nibamenye iyi nkuru bazavuga ko ubu bwoko wabukuye muri Egiputa, amaboko yawe akaba magufi, ukananirwa kubugezayo. None bikorere kugira ngo bantu batazavuga nabi izina ryawe. Umva ikiganiro cy'umuhanuzi n'Imana sha. Urumva ko kantu wari wagambiriye kuko kubamara nibyo. Mbere yo kubushyira rubanda ngo babwirwe ngo ibyo mwigira byose murapfa, habonetse umuhanuzi mwiza, umushumba mwiza, ushobora kujya imbere y'Imana akinginga Imana, akavuga ngo abanyamahanga izina ryawe bazarihindura igisuzuguriro kubera ko wananiwe kubagezayo. Ngiki cy'umuntu mwiza wahawe message ya societe akwiye kwitwaza. Kabiri, yakaje kuyivuga atarambirije ko ibyago bizaba, hazaba intambara, hazaba ibibi, ahubwo arambirije kwereka abantu icyabitera n'iki, intsinzi yatuma tubirokoka n'iyihe. Akabwira abantu, akababwira ati yego hariho uburakari bw'Imana, ariko nyamara tugarukiye Imana nk'abanyarwanda, tugarukiye nk'abantu bari aha n'aha, tugarukiye Imana yakwigarura. None si ikibazo gikomeye kuki batadutangariza icyo dukwiye gukoraga ibyo bintu ntibibi? Kuki baje nk'abaje gutanga amatangazo gusa, ariko niba dutangariza ashobora kuva intsinzi n'icyo twakora ko ibyo bintu bishobotse mu mugambi Imana ngo ntibibi. Ubutumwa bwuzuye si ubwa mbere mbivuzeho, nigeze mbivuga ndi kuvuga ubutumwa bwuzuye ko bugirwa n'ibintu bitatu. Ubutumwa bwuzuye bukwiye kugirwa na koze. Ni iki kigiye gutera ibintu ukakizana, hazaba iki? Yego, intsinzi ni iyihe? Ni ukuvuga ngo ubutumwa budafite icyatera ibintu, ubutumwa budafite igikorwa kizaba, ntibugire intsinzi, ntabwo bwuzuye. Kandi iyo butaruzura umuntu ashobora kubutangaza kuko atatindanye n'Imana. Ariko Imana iyo utindanye nayo burya arakubwira ngo burya abantu banakoze iki byagenda gutya, burya abantu banagize gutya byagenda gutya. Rero nese Mose ntiwabonye ko amera nk'umuntu kambyize gutya, nabonye ko amera nk'umuntu ugiye kugira Imana inama. Yego, bagiye inama hari. Ntunavuge ngo nukubyita ko bagiye inama. Bagiye inama rero kakubwira ibyo bintu wanzuye ufite ubasha bwo kubikora ndabizi. Yego,
ariko noneho yego mu matwi y'abazabyumva yego udukuye muri Egiputa ejo bundi yego uravuze ngo uratugeze i Kanani yego none urarimbura abantu urivugurusha yego oya Mose ni uwo mumaro yamaze kandi ni umumaro mwiza. Dukeneye abahanuzi rero bari nka Mose buriya abahanuzi nyuma yo kumva Imana what their reactions. Yego hari akantu wigeze upanga reka nkavugire hano uri kumbwira ngo hari ibitaro muzategura ngo byo gusengera abantu n'ibindi bintu bitandukanye. Yego yaba kiriya kintu iriya vision yari wagize uyikomeza nubone nzaye akaboneka abahanuzi bazima bashobora kuza bakavuga ngo dufite amakuru ku gihugu, dufite amakuru kuri societe, ariko tuje imbere y'Imana, tuje kugira ngo tuvugane n'Imana. Turabikora 2023 hakenewe amakuru yuzuye, hakenewe n'abantu bitwarira abandi ku Mana. Yego Imana ikeneye abantu, Imana ikeneye abantu bashobora guhagarara aho. Urakoze cyane tutirinjira mu butumwa rero numvaga iyo close nshaka kuyivugaho gato kuko hari ibyo nabanye ku mateleviziyo atandukanye bari kugenda bacishaho mutabare intambara irabaye 2023 abahunge ariko nta kibazo kiri mu Rwanda dufite Imana niko muri ibyo yavuze kandi niyo naho babwira hano guhungira byaba biri mu migambi y'abanzi ko ikibazo gihari hari abera hari abanyamasegesho barara badasinzire ku bw'iki gihugu bagisengera ngo Imana ikomere imigambi ya Satani cyane kandi sinzi ngewe n'uyo bavuga ibyo gupfa byo si igitangaza ahubwo twapfa no mu bundi buryo hadakoze isasu ni abantu bakwiye no gukanguka rimwe na rimwe hari ibintu byitwa iterabwoba rimwe na rimwe abantu bagira ariko aha tugenda reka no tube specific kuri message Imana yaguhaye muri aka kanya. Yego urakoze cyane reka mazense no yisobanuraho uburyo yaje. Ndabizi ko atari kenshi abantu bakunze kumbona henda naje gutanga message ntekereza ko mu gihe kinini bamaze bambana bishobora no ko ari bwo bwa mbere ntabwo ari kenshi pe. Imana yaransuye insura iciye mu buryo nari ndimo ndwaye hanyuma ariko mbana n'ubuzima bwo gusenga. Imana inganiza ibintu byinshi tugirana nayo ibihe byinshi ibintu byinshi. Yego ndeka mvuge ngo ntahuga nagize kuko mu burwayi bwanjye nabanyemo n'Imana cyane noneho nibwo Imana yaje irambwira ngo ndashaka gutuma ndanayibaza ngo urantuma he ndwaye Imana yambwira ngo nzagukiza kandi vuba ndagukijije. Yego irambwira ngo hanyuma ndahita nguha n'ubutumwa. Mu minsi yashize uherutse kumbwira ko urwaye cyane. Yego nari ndwaye cyane. Nicyo gihe Imana yambwiye ngo ndahita nguha n'ubutumwa. Ndibaza mbajije Imana irambwira ngo uzabucishe kuri social media. Yego ubwo nanisegure ndabizi hari bene data w'abashumba bashaka kuvuga ati nawe se nawe arayobye cyane ko benshi niko babyite babonye umuntu yakije ubutumwa hano. Wowe yakubwiye naho ugomba gucisha ubwo butumwa. Imana arambwiye ngo uzabucishe yagutumye mu nsengero. Yarambwiye ngo uzabucishe kuri social media. Ndavuga nti okay ubwo nane mu murongo nzafata. Yego nuko rero burya nishimye ko twabonyeza muri wahageze kuri social media rero. Urakoze cyane dutumikira Imana. Ubutumwa mfite buri mu bice bibiri. Igice cya mbere ni cy'abanyetorero. Yego yuvuza abanyetorero umuntu utabyumva bishatse abanyetorero si impamvu z'abanyedini. Tuba tuvuze abizera Yesu Kristo umwami n'umukiza bafite ubugingo muri bo babugendana. Urakoze kubisobanura kandi kiyo nkivuga njya nshaka kugishimangira ufite ubugingo ntabwo abaza abandi bantu ngo mujye mubona mbufite ese iyo mundebye umuntu nzajya mu ijuru iyo munyitegereje ahubwo ijuru wararigendana yumva ari umugenzi Bibiliya iravuga ngo turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka twicaye kujya mu ijuru twashitse mu buryo dutuyeyo tuzajya aho tuba. Abo rero nibo nazaniye ubutumwa igice cya mbere. Ubutumwa bwa kabiri ni ubutumwa Imana yambwiye ngo ni igice kindi cy'isi muri rusange abantu bose muri rusange n'abatari abanyetorero. Reka nongere ngo n'abatari abanyarwanda ariko bashobora kumva ikinyarwanda cyangwa babona n'ubasemurira ubutumwa bose bwabareba. Imana ishimwe. Ubutumwa igice cya mbere kirimo ingingo nka zingahe. Ingingo ya mbere Imana yarambwiye ngo mbwire abera bitonde kandi babe maso. Abera bakunde gusenga no kubaza Imana ku byo badasobanukiwe. Ngo kuko Satani yazanye ubushukanyi bukomeye kandi bugushije benshi.
iki ndaza kukivuga. Satani yazanye ibintu biri gucanganyikisha abera. Kugeza iki gihe yazanye agakiza kari moderne. Yego. Agakiza yakagize kamwe agasirimu. Yerekana abantu ko babaye abasirimu. Yego. Donc guhuza usirimu n'agakiza bigatuma abantu bayobagurika. Monde moderne. Kuyibanamo n'agakiza biri gutera abantu kuyobagurika. Abantu ntibari gushobora kumenya ngo umukristo ni gute yaba mu iterambere. Yego, agakomeza gukizwa. Byabaye ibibazo. Satani yaduye ibintu byinshi bizira. Abantu ntibamenya kubyivanamo. Bari kuba mu bintu by'uruvangavange. Ubu n'ubushukanyi Satani yazanye kugira ngo amara abantu benshi. Ariko hari mirongo mike ngiye kujya ngenda nasoma mu mirongo Imana yampaye. Dusome Matayo 24 umurongo wa 24. Haranditse ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'inyuma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Icyo nacyo ni ikindi cyiciro cyateye. Kandi niba bishoboka kajya gashaka kuvuga iki? Kandi niba bishoboka biravuze ngo intore Uwiteka z'imbaraga zazo azi ko zitayobagurika. Yego. Ariko bazakoresha ibishoboka byose. Tous les moyens possibles. Bazacamo. Umva rero ikintu abangaba bazanye. Baje biyita Kristo. Bagaragazwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Bari gukora ibintu birenze kamere ya muntu. Bari gukora ibintu birenze ubwenge bwa muntu. Kugira ngo n'ababandi bitwa intore bayobe bave mu murongo w'agakiza babakurikire. Icyo ni kimwe muri ibyo bintu by'amayoberane Satani yazanye. Mu yandi magambo ni Satani uyambitse ikote ryera. Ikote wahungiraho ukaryita ikote rya gishumba cyangwa ikote ry'ubutambyi. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nanone uko bwanditswe na Yohana 4 umurongo wa 23 naho hari ikindi umwuka yahambwiye. Haravuga ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri kuko Data ashaka kwabo ari bo bamusenga. Ngaba abantu Imana ishaka babandi batazahurura nibagerageze gusenga Imana mu kuri ndetse no mu mwuka. Nibasenga Imana mu kuri bazarushaho kumenya ubwiru bw'Imana. Nibasengera mu mwuka bazarushaho gushobora kuba intwari bakora ibintu bikwiye. Daniel nawe yenda aka gace ngasorezaho kuri Daniel hari icyo Daniel yavuze 12 umurongo wa 7. Daniel 12 umurongo wa 7 haranditse ngo mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe kandi ati nibimara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Mwitonde ibi bintu biri kwaduka n'ibyaje kumenagura imbaraga z'abera. Mwa bantu b'Imana mwe abera b'Imana ni musenge ibyo mudasobanukiwe mwegera Imana. Imana iri twemera ko tuyize imbere tukayisobanuza. Ndumva ku gace ngatanze neza. Agace ka kabiri Imana yababajwe no kutirinda no gusubira inyuma ndetse no gutekereza ubwami bw'Imana uko butari. Ahantu humva umuka yarahansobanuriye ngo aho abantu ngo bashaka kubonera Imana ku byiyumviro byabo mu buryo bw'ibyifuzo ngo ntibatekereze ku bugingo buhoraho. Donc ni Imana ndi bwemezwe nuko ndashonje. Ni Imana ndi bwemezwe nuko nabonye akazi nasinye kontra. Nibwo ibaye Imana. Niba kanyirukanaho si Imana. Niba nshatse urugo rukazamo imivurungano siyo. Iraba Imana ariko byagenze neza. Ntabwo ari Imana ndi gushakira mu bugingo. Imana ibabazwa n'ukuntu abantu basubiye inyuma. Reka turebe mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto ibice byaho 5 umurongo wa mbere yenda kugera kwa 8 ariko reka ngerageze gusomamo imirongo mike kujya mu byumve. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi
ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani, umuntu kwenda mukasi. Namwe murihimbazaho kubabara, kandi ati ibyo byari bikwiye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari kumwe namwe mu buryo bw'umubiri, nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nk'aho mpari. Kandi ubwo nari nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye, dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu muhe Satani umubiri urimbuke, umwuka ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza, ntimuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera, cyangwa umusemburo uwo ari wo kugomwa yego nibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe, ariyo kuri no kutaryarya. Umva ikintu cyababaje Imana, ni ibyaha abantu binjiyemo, binjira mu byaha ndetse bitaboneka no mu bapagani. Aho umupasiteri ahangara kuryamana n'umuririmbyi, umudiyakoni ntatinye gusambanira ku rusengero, aho abantu bari kuba mu nzu y'Imana ntibatinye inzu y'Imana kuyikoreramo ibizira, aho inzu y'Imana ariho iri gukorerwa ubugambanyi, abantu bakicara mu manama yitwaga ngo ni amanama y'itorero, bari mu manama yitwaga ko ari amanama yo kugirira neza abanyetorero, ariko akaba amanama yo kugambana, aho abantu bari gutegura ibiterane bitagambere gufasha abakene, ahubwo ari byo kwambura abantu na duke bari bifitiye, aho abantu bari kugenda bagwiza ubucakura n'ubugome bwo kugira ngo ukennye akomeze gutindahara abe mu buzima bw'amaganya. Imana irababaye. Imana ibabajwe n'iki kintu. Imana irababaye. Imana ibabajwe n'ibi byaha byadutse, aho umuntu aza kuri social media nk'uku ataje mu ijambo ry'Imana, aje gusebya mwene se basangiye ijambo ry'Imana runaka w'umubwiriza, mwamenye ibyamubayeho, ibyo bintu bibabaje Imana. Ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi, icyo kintu kirazira. Ibyo bintu bibabaje Imana. Abantu bakorera nabi Imana, ibyo bintu byababaje Imana. Abandi bazasoma no muri Yohana ubutumwa bwiza. Abona abantu kuri televiziyo za online, ahangana n'umuntu kuri televiziyo, undi akajya kuri B kumusubiza, undi akajya kuri B akagaruka, undi akajya kuri C na D, agenda avuga umuntu, wamureba ukabona yitwa evangelist, yitwa bishop, yitwa pastor, afite iyo titre, yitwa apotre, ariko akamara ukwezi azenguruka amateleviziyo bamutumira, nta hantu na rimwe aravuga inkuru y'agakiza. Birakomeye. Ibyo nibyo bibabaje Imana, kuko abo bantu barakinze, bituma abantu badakunda ibyo gukizwa, bumva ibintu byo gukizwa n'amatiku. Ariko urabizi kumva ibintu by'Imana abantu barabyise amatiku, bitewe n'iki? N'abantu bagiye babitwara n'amatiku gusa. Birababaje. Imana itugire neza. Ako gace nakondo magatambukije, uwashobora gusoma yazanasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 6:24 akagera kuri 29. Reka nkurikizeho agace ka gatatu muri kino gice. Haravuga ngo abantu binjiye mu bubata bw'ibyaha, ndetse bakomeza gukora imwe mu mirimo yo mu nzu y'Imana, bahashakira icyubahiro. Umva, bakoze ibyaha ariko ntibanatinya inzu y'Imana, bakomeza kuyibamo bari kuhashakira ngo icyubahiro. Amadini nayo ngo arangije arabakuza, ngo abakuza kuko yataye ubuyobozi bw'umwuka wera, ngo bituma baba umutego ku buzima bwa benshi. Yego, bagusha benshi kubwo kuba ab'imbere kandi buzuye ibyaha. Barahari bafite amafaranga, barahari bazi kuvuga, bafite akanwa keza, bazi kuvuga,
ariko ibizira byabo birazwi hanze. N'amadini kubera ko atagifite umwuka w'Imana ntari gushobora abo bantu kubashyira ku ruhande, ahubwo abo bantu ari gushaka kubaprofitira ibyo bintu bashoboye runaka. Ibyo bintu bibabaje Imana. Nahawe ijambo ryanditse muri Zaburi ya 50:16 kugera 21, ntabwo nirwa mpasoma, haravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe, ariko nzabishyira imbere yawe biguhanira uko bikurikirana. Imana ije nibyo nakubwiye muri ya mwaka abantu bigitega, hari ibintu Imana ije kuyishyira hanze, kuko Imana ntabwo izahora ikorera muri desordre. Hari ibintu, hari ibyaha byabeje. Bibiliya iravuga ngo ibyaha bya bamwe ngo bigaragara hakiri kare, ngo ibyaha by'abandi ngo bikagaragara bitinze. Hari ibintu Imana igiye gushyira ku karubanda ikabihanira abantu, kuko aba bantu babaye umutego ku bugingo bwa benshi, bituma abantu benshi batumva inzira y'agakiza neza, badashaka Imana. Imana itugire neza. Sinzi niba ko kumvikana ngo nkomeze n'akandi. Akandi, abantu bagiraga imirimo myiza ibagaragazaho ko ari abakristo. Niko Imana yambwiye, iyo mirimo myiza ngo yabagaragaza ko ari abakristo. Imana ariyo yambwiye imwe muri yo. Imana irambwira ngo bafashaga abababaye. Uwo ni umurimo wa mbere wagaragaza ko abantu bafite ubukristo muri bo, gufasha abababaye. Ngo babaga ababyeyi b'abantu. Sinzi akwani bakari bwumvikane. Uburyo umuntu yaba umubyeyi w'umuntu, umwana utabyaye, umuntu w'umunyamibabaro, ukamushyira ku kibero, ukamwonsa, igikoma. Ngo bahindukaga bo kuruhukirwaho. Umuntu agahinduka abantu baruhukiraho. Ngo bafashaga umurimo w'Imana, bagafasha umurimo w'Imana, bakamenya umukozi w'Imana, bakamenya itorero runaka ikintu kibuzemo. Hanyuma ngo baraturaga ndetse bagatanga na kimwe mu 10. Ngo none kubwo guhemukirwa no gusubira inyuma, ngo birengagije imirimo myiza kandi yari uburinzi kuri bo. Iyo mirimo myiza barayikoze bayihemukirirwamo. Cyumve cyane. Umuntu mu minsi yashize yafashaga, akaba yaragize yenda ukuntu bitari kugenda neza kubera ubukungu bwihindurije, yamenye ko yagiye kumusengera nabi. Yarabimenye, amenya ko wa muntu yafashaga yamuvuze nabi. Yarabimenye, amenya ko undi yagize umwana ari umuhiga none. Yarabimenye, amenya ko wa mupasteri yahaga amaturo ye nawe yaguye atakiri mu Imana. Ahitaragwa nawe arabatepa, ntabwo nzongera kubikora. Imana ibyo bintu byarayibabaje, kuko ntiyakoreraga abantu burya yakoreraga Imana. Kandi yabitsaga ubutunzi bwe ahataba inyenzi n'ingesi. Ariko icyo ntiyakimenye, we yagize ngo n'abantu akorera, ahindutswe n'abantu arabireka, ahagarika gukora neza. Kandi yarakwiye gukora neza, agakomeza kugira uburinzi. Niyo mpamvu bamwe bagiye bagira ingorane nyinshi zitandukanye mu buzima bwabo, bakabona imiraba ibituraguyeho, bakabura aho bahungira, kuko nabo bagiye bareka gukora neza. Reka turebe Yakobo 4:17 icyo Bibiliya itubwira. Bibiliya iratubwiye ngo 4:17 nuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Niko Bibiliya imbwiye. Uzi gukora neza. Niba uzi ko inzara iryana ukaba wumva wafasha abantu bashonje, ukaba utajya ubikora, bikubereye icyaha. Uzi gukora neza nawe ntabikore ngo bimubereye icyaha. Ndumva icyo nacyo cyumvikanye. Nakomeza. Akandi gace, ngo abantu bashatse Uwiteka basenga batinya icyaha kandi bakiranuka. Ibyo bintu ngo binezeza Imana. Imana ibaha amasezerano, ndetse ibabwira ko igiye kubisohoza vuba. Hanyuma ngo baragwa, bava mu kubaha Imana, bituma babona ibibi aho kubona ibyiza. Iki gicu cyumve cyane. Kandi aba bantu ntabwo bikondana ko baguye, niko Imana yambwiye. Ahubwo baravuga ngo ubuse ko yavuze ibi yarabikoze. Ngo ubuse ko yari yambwiye ko izangira uko yarabikoze. Ubuse ko yari yambwiye ko n'ibitansora ngo yarabikoze. Imana irambwira ngo nzabaza abantu ngo ni bande bavuganye n'Imana bakaguma ku isoko. Imana irambwira ngo benshi bamaze kuvugana n'Imana baragenda barashayisha, baragwa,
baragenda bajya mu bindi bintu. Abo ngabo ikimo cyo kubona ibyiza babonyemo ibibi. Imana itugire neza. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu Balewi 26:14 kujya kuri 30. Undumva umuntu yayisomera ni harehare. Umuntu yahasoma harimo uburyo bwose bugaragaza ubutumwa. Imana itugire neza. Ikindi gice ni igice kivuga ngo ubwoba bw'ibihe no kutizera Imana byashyize benshi mu maganya adashira, bagabanya ubusabane n'Imana, ndetse bibakuramo ibihe byiza byo gusenga. Ubwoba, batinye ibihe, ubuzima bwarahindutse, ubuzima bwarabishye. Ngubu ifaranga ryawe nk'iryataye agaciro, umuntu arakora agasarura gusa. Ubwoba bw'ubuzima bufata abantu. Ubwo maze kubafata, iki kintu Umwuka w'Imana arakimwengira kirantangaza, ngo n'amakuru y'ijuru arababihira. Basigara bakunda amakuru y'isi, bari kurwana no kumenya aho intambara Ukraine n'Uburusiya bigeze kuruta kumenya ikijuru riri gutangaza kuri bo. Ubu bari kurwana no kumenya amakuru dukuru, kandi abantu bakabara inkuru nabo badahagazeho. Izo nkuru zikagenda zigasirikira, kuko abantu bataye rero Imana, bataye n'amakuru y'Imana, basigaye bibera mu makuru, ntibakiryohewe no kumva amakuru adafite umurongo. Imana itugire neza, Imana idutabare, kandi Imana itwiyereke. Abaheburayo turasoma igice cyaho cya 11 umurongo wa 6. Haravuga ngo 6, haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho ikagorora bishaka. Iryo ni ijambo Imana yampaye. Ushatse no muri Matayo wasoma igice cya 6 umurongo 25 kugera ku 34. Nanone ugasoma no mu Baheburayo igice cya 10 umurongo 38. Ayo magambo yose Imana arayampaye ngo aherekeze ubu butumwa, nawe wakomeza kwisomera wo dukurikiranye. Imana iduhana umugisha. Akandi kantu Imana yambwiye hano, Imana ibabajwe n'abarozi ndetse n'abaje gukora ubupfumu mu nzu y'Imana, bagahinyura imbaraga z'Imana. Haraba Imana arambwiye ngo mu nzu y'Imana hinjiye abarozi. Imana arambwiye ngo hari abantu bari mu nzu y'Imana bahafitiye umubabaro w'ibintu bagiye batererezwa na bene se, abo bita bene se babana mu nzu y'Imana. Imana irambwira ngo abo barozi barinjiye kugeza ubwo bageze mu myanya y'imbere mu idini, bafite mo imyanya y'imbere. Biratangaje, biteye n'agahinda kubona ubu ngubu abavuga butumwa basigaye bajya kubwiriza bagatinya kurya ku nsengero, kuko harimo abarozi babaroga, agatira ubwoba ati batanyicira aha. Birababaje, biteye agahinda. Imana itugirire neza kubona ubu ngubu mu nzu y'Imana harimo abantu bafite imbaraga z'abadayimoni zishobora gutuma abantu badashobora kubaka nk'urusengero bakaruzinga ngo ntiruzubakwa nkiriho. Birababaje, biteye agahinda, biteye n'ubwoba kubona mu nzu y'Imana hari abantu bari gukoresha imbaraga mbi z'ubupfumu n'ubukonikoni, bakagira gutya bagatura abantu hasi, bakazunguza ibitambaro mu iteraniro, abantu bakitura hasi. Bura n'ubupfumu uri gukorerwa mu nzu y'Imana. Imana itewe agahinda n'abo bantu batakituma abantu bamenya imbaraga z'Imana, ahubwo bakirwa bereka abantu ibitangaza bakoresheje imbaraga z'ubupfumu n'ubukonikoni. Imana irambwira ngo muri bano bantu ibabajwe n'abandi bantu ba kabiri bashaka ubuzima, bitwa abacuruzi, ariko kugira ngo babanze Imana gusenga, bafite amazi bajya gutera mu gitondo bari gufungura amaduka. Ayo mazi si amazi babwiwe n'Imana, ni amazi bashyizemo ibintu by'abapfumu. Bafite injangwe aho bacururiza, zirirwa zigira batongeremo imihamuro y'ibintu bacururizaho. Bafite ibintu by'imiti y'ubupfumu birirwa bakoreraho. Ibyo bintu byababaje Imana. Imana itugirire neza. Niba unkurikiye wari gukoresha imbaraga z'abarozi, wari gukoresha ubupfumu, ufata icyemezo wihane, utandukane nabyo, naho ubundi nibitaba ibyo ntabwo uzagubwa neza. Imana idutabare. Icyo cyari igice cya mbere. Igice cya kabiri cy'ubutumwa n'ubundi tukiriho, bujyanye noneho n'ubutumwa buri rusange. Imana yaranyeretse, icyo gice kirangiye yanjyanye hano irambwira ngo ndashaka kukwereka
ndabyibuka mwishurirwa Imana njyanye ahantu hameze nk'ari umusozi muremure, ahantu ushobora kwitegera ibintu byinshi. Irangije rambwira ngo ngiye kukwereka kandi nkuganirize. Ndavuga nti yego. Imana irambwira ngo itegereze urebe. Nagiye kubona mbona abantu bari ahantu hameze nk'aho ari boîte. Urabona n'aya matara muri boîte. Mbona abantu niho bari, mbona abantu donc bameze nk'abarimo babyina, mbona abantu bameze nk'abaryohewe na biriya bintu. Ndibaza Imana irambwira ngo umva, Imana irambwira ngo Satani ahagurukije abadayimoni ngo baje gukundisha abantu ibyaha ndetse no gutinyura abantu ibyo batinyaga, ndetse benshi bagiye gutakaza ubumuntu. Icyo kikatugezemo, abantu bagiye gutinyuka ibyaha, ibintu abantu batinyaga babireke kubitinya, hanyuma abantu batakaze rero ubumuntu. Donc abantu bagiye kubaho kinyamaswa. Umuntu ntazatinya kukwambura muvukana. Yego. Umuntu ntazatinya kukwima icumbi mugira icyo mupfana. Yego. Umuntu ntabwo azareba uwawe ngo atekereze ko yamurinda bwaki. Ngibi ibintu bigiye kwaduka. Abantu bagiye kuba inyamaswa zigenda. Imana itugire neza, Imana dutabare. Icya kabiri, Satani ahagurukije ubugome n'urugomo bidasanzwe bigiye gutuma habaho kumena amaraso. Hagiye kubaho ikintu cyitwa kumeneka kw'amaraso mu isi. Kubera ubugome Satani agiye guhagurutsa, abantu bagiye kujya bicarana ubugome, umuntu yumve ntiyarya amatamenye amaraso. Ibyaha by'urugomo bigiye kubaho, bwije bwakeye mwumve ibyaha by'urugomo byakorewe umuntu runaka, bamutegeye mu nzira, bagize gute mu rugomo kwa hamenetse amaraso. Umva ikintu gikomeye ngo hirya no hino ku buryo budasanzwe, ngo aho kubona umurambo w'uwapfuye ngo bitazongera gukura abantu umutima, ngo abantu bagiye kujya bibona nk'ibisanzwe. Kumwe umuntu yashobora kubona umurambo agagarika umutima, agatinya n'iyo nzira, kumva n'ibiki, hoya abantu bagiye kubica muki ku buryo azajya guhura n'umurambo abone wenyine warangije urugendo, abibone nk'ibisanzwe. Ngo ahubwo agiye kubimenyereza abantu. Satani agiye kumenyereza abantu impfu, kwica, kumena amaraso, agiye kubimenyereza abantu. Ngo azakoresha iki rero? Agiye guca muri filime ngo zicana, ngo zamamare. Hagiye filime zicana, filime zimena amaraso. N'umuntu wese uzabitekereza gukina filime amubwiye ati nta filime yaryoha wanatabaye kumena amaraso. Si filime muzayirangiza runaka adapfuye. Donc tumenye ko ari filime episode runaka atazayibonekamo kuko muri seri yakinnye yashize yarapfuye. Donc ibyo bineze kumena amaraso, abantu bagiye kujya bikinisha cyane mu mafilme kugira ngo abantu babitinyuke, babone ari ibintu byoroheje. Kabiri, iyo ni inzira ya mbere. Hirya no hino mu bitangazamakuru hazajya hacishikana inkuru zo kumena amaraso. Yego. Mu bitangazamakuru. Yego. Abantu bagiye kujya bacicikanisha inkuru zo kumena amaraso. Hano hapfiriye umuntu, hano hasanze umuntu, hano nibi, ku buryo izo nkuru zizanakundwa. Abantu bajya kunda gukurikirana inkuru zivuga cyane ku kumena amaraso. Abarizo inkuru abantu bakunda gukurikirana mu bitangazamakuru. Kandi abantu benshi bagiye kuzajya bagira ibintu byo kwicana, babikore mu bikino, ndetse no mu kanwa kabo. Umuntu ajya abwira undi ati ngiye namwicaza, ngiye nakwica. Donc ujye usanga ijambo abantu barepeta kenshi mu kanwa. Namwica, nakwica ungire gutya, ngiye ntugire ngo ndi runaka, ugize gutya nakwica. Terme yitwa kwica, icyo kintu Satani agiye kukigira ku buryo abantu bazajya bumva ari ikintu cyoroheje, bazajya banakora bumva ari akantu gatoya. Ariko uyu mwuka wucamo ikintu umwuka ukomeye. Imana dutabare, Imana turinde ibi bintu, Imana turengere, Imana tugirire neza, idushoboze guhungira muri Kristo no gusenga kugira ngo turokoke uyu mwuka. Imana dutabare. Uko nukuri nabonye imihindagurikire y'ibihe. Satani ashaka kuyigiramo uruhare. Iyi mihindagurikire y'ibihe ayifatiramo benshi. Yego. Abateza umwuka wo kwiyanga. Bivuga ngo ibihe bigiye guhinduka, bigende biremera. Satani ateza abantu benshi umwuka wo kwiyanga.
abantu biyange. Noneho nibamara kwiyanga bizatera abantu impfu nyinshi zidasobanutse, niko umwuka yambwiye. Hazaba impfu nyinshi zidasobanutse, ndetse kwiyahura bizajya bifatwa nk'igikorwa cy'ubutwari kuri bamwe. Umuntu niyahura bate nibura nawe sha nawe yapfuye, yabonye ibera atazabihoramo, runaka n'intwari. Nunavuga ati runaka n'ikigwari baguseke, avuga ati oya ngiye nashima uwiyahura kugira ngo akomeze kuba mu buzima bwo bimere nk'aho biri 6, bimere nk'aho biri 6 bazabisigiriza. Reka mvuga kandi Imana yanyeretse no mu bitangazamakuru muzabona amadeba y'abantu bamwe na bamwe, ibikorwa byo kwiyahura abantu bazajya babivugaho, babikorere n'amadeba. Bamwe baze kandi bari kuri poteri positive ukwiyahura bayivugeho, kuko bazaba bakurikiwe. Hari umuntu uherutse kuba intwari ejo bundi, kuko bazaba bakurikiwe na dayimoni. Iyo audience izabikurikiye izajya yumva cyane neza babandi bagiye kuri kote positive. Imana idutabare y'iki gihe, biradusagungera muri Kristo kugira ngo tuzabikire. Imana idutabare. Satani ahagurukije umwuka w'ubusambanyi. Ubusambanyi bugiye gukomera kugera ku rugero rw'uko hagiye kubaho ubusambanyi bw'urukozasoni, ku buryo hagiye kujya hategurwa ibitaramo, hategurwa ibintu runaka, aho abantu bashobora kujya gusambanira mu ruhame. Bakavuga ngo hariya runaka hari igitaramo runaka kizaba kirimo abantu abanaba, bazakorera action mu ruhame, abantu bazasambanira mu ruhame, abantu bazitabira ibyo bintu, abantu bazaboneka muri ibyo bintu, abantu bazajya bajya kwitabira ibyo bintu bagiye kureba ubusambanyi bugiye gukorerwa mu ruhame live. Ni nka filimi. Ubwo busambanyi buzaba. Satani ashaka gukwirakwiza icyo kintu, azana ikintu cyitwa ubusambanyi buzajya buboneka ngo bubere mu ruhame. Kabiri, hagiye kubaho ibintu bijyanye no kwamamaza ubusambanyi, donc ubusambanyi bwamamare. Ubusambanyi bwamamare, abantu babushishikariza abandi, abantu babwira abandi gusambana, uretse ko ni no gusenga Imana. Hari ibintu Satani agenda azana mu bantu. Iki cyo ni nkivuga mvuze ikimise nibuka ikintu kimaze iminsi kimbabaza gitrendinga hano hanze gicaho. Abantu bari kuvuga ngo kanseri ya prostate ngo iterwa ngo nuko ngo umuntu ngo abonana n'umugore ngo inshuro nke, bakabishishikaza ibyo bintu. Byanteye kujya kwibariza umuganga, nganiza umuganda amazana atibaza muganga abakera ko batazirwaraga cyane. Ikibazo bura nikiriye muganga, nakunze ko muganga yarakijijwe, ambwira neza, arambwira ngo ni Satani yaje iri kugira ngo yumvikanisha abantu gusambana, babigira umushinga, babi mu buzima busambana. Reka mbabwire, umuntu wabayeho mu buzima bwumvira Imana ntacyo azaba. Ibi ni imyuka y'abadayimoni iri kuzana abantu kubabwira ngo nibadasambana ari indwara runaka bazarwara. Kumvira Imana ntago bitera uburwayi, kumvira Imana bizana ubuzima. Imana itugire neza. Rero iki kintu abantu nibacyumve, ibintu byamamaza ubusambanyi babyirinde. Imana itugire neza. Satani rero azabizana kugira ngo biteze abadayimoni mu bantu benshi, kandi bizateza gusenyuka kw'ingo nyinshi, ngo bityo bitume abantu bahinduka abanyarugomo. Urumva urwego bizafata? N'ingo nyinshi zizasenyuka. Nyine nawe ibaze, abantu bamaze kwihindura abasambanyi, ubwo umuryango uzaba uri hehe? Bizaba ari ikibazo. Ingo nyinshi zizasenyuka, abantu benshi bwo gucana inyuma kizabaho. Urumva cyo kizaba cyarabaye intunze. Abantu bazaba mu buzima butari ubuzima bwuzuye, bazaba mu buzima bupfuye, kuko bazabiyeguriye icyaha cy'ubusambanyi. Imana itugire neza, Imana idutabare gucika icyo kintu. Birasaba ko abantu bakizwa neza, bakamaramaza, bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bakagengwa n'Imana. Ikindi, Satani ahagurukije imbaraga mu butinganyi no gusenga ibigirwamana. Bizahindura benshi, kuko abazaba babibamo muri ibyo byiciro bazaba bagaragara nk'abanyamaboko mu isi, bazaba bagaragara nk'abantu bavuga rikijyana, bemerewe serivisi runaka, batunze amafaranga runaka, bari ku rugero runaka. Abantu bazaba bari ngo muri bino byiciro bibiri, abantu bazaba bakoresha ubutinganyi mu isi aho bazaba baherereye hose,
abantu bazaba bafite ibigirwamana biyeguriye gukorera babana nabyo, ubuzima bwabo buzasa naho buri hejuru mu buryo runaka. Bazaba bafite ubuzima babayemo bwakwifuzwa. Ngo ibyo bizakurura abantu benshi kushaka kuba muri ibyo bice ariko mu ibanga. Hahandi umuntu ashobora kuzaba mutinganyi akaba n'umuntu wo mu nzu y'Imana ukora umurimo w'Imana, ariko akaba mutinganyi uri aho ngaho akabifatikanya kugira ngo agumane isura y'Imana, ariko kandi no mu buzima busanzwe abeho. Imana yo mwije dutabare. Ariko nyamara bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera muri icyo gihe bazajya bakora ibintu by'ubutwari. Ntabwo tuzapfira gushira, hazaboneka abantu b'Imana bazahagarara mu kwera no gutungana, bazakomeza gukorera Imana ibikwiriye. Imana tugire neza. Akandi Satani ahagurukije kandi indwara n'ibyorezo bizatuma abantu benshi barushaho kuba mu buzima bubi bwo kwitakariza icyizere. Hagiye kubaho indwara zitigeze zibaho, zigiye kugira umuvuduko utarigeze ubaho. Hagiye kubaho ibyorezo byice benshi, abantu babi mu buzima bumeze nabi. Iyo ni misiyo y'abadayimoni Satani ahagurukije kugira ngo abantu babe mu buzima bwitakariza icyizere, abantu babe mu buzima bumva ari ubuzima butuje, babe mu buzima butarimo amahoro, ubuzima buguwe nabi, ubuzima bumva butameze neza. Imana dutabare. Akandi Satani agiye guteza imidugararo cyangwa imivurungano n'intambara hirya no hino kugira ngo abantu benshi bashakire amahoro aho batagakwiye kuyashakira. Intambara ujye yumva aha, ejo wumva indi ntambara yateye aha, ejo wundi wumva intambara umva yateye aha, ejo wumva intambara yateye aha. Abantu bari mu buzima bw'ubwoba gusa buzenguruka mu ntambara. Imana dutabare. Iyi ni misiyo y'abadayimoni Satani yahagurukije. Cyanyuma aricyo nsorezaho, Satani agiye guteza abantu ihenda ry'ubuzima. Ubuzima bugiye kuba buhenze kugira ngo abantu bubararire Satani, kugira ngo abantu bagiye kubabwaho na wa murongo Satani yagerageresheje Yesu uvuga ngo nuwemera ukandamye ibiri hano mu isi byose, ubwami bwose ndabuguha. Mw'abantu munkurikiye mwe nimutaba amaso, hari abantu bazubarara. Satani ahagurukije ubuzima buryana, ubuzima bw'inzara, ubuzima bubabaje. Ariko mwumva ikintu gikomeye, hari n'abo Imana izasohoreza amasezerano, hari n'abo Imana izagirira neza kandi bagumane kubaha Imana. Ntabwo Imana yatuma abantu bapfira gushira. Ngubwo ubutumwa Imana ari yampaye, mwubaha Imana, mushaka Imana, muyishakane umwete, mukiranuke. Imana izabarenza aka kaga kose, kandi hamwe no gushaka Imana no kuyubaha, ntabwo Imana izakunda ko mushobora kuba muri buno buzima bw'ibi bintu, kuko Imana yo mu ijuru ifite ukuntu izajya igendana n'umuntu wayo, imumenyesha aho igihe kigeze, igenda inamwereka umurongo buhoro buhoro. Abantu b'Imana bazakomeza kubaho kandi bakora iby'ubutwari. Murakoze cyane kwakira ubutumwa bw'Imana. Urakoze, turakoze kwakira ubutumwa bw'Imana, ariko kandi nawe reka tugushime ngo urakoze gutumikira Imana. 2023 murumva ni umwaka wo guhemba ariko no guhana. Nkuko twabyumvise muri iki kiganiro, hari byinshi byiza Imana yiteguye kugenera abayubaha, ariko kandi abanze kuva mu byaha nkana kandi bitirirwa izina ry'Imana, nabo akanyafu k'Uwiteka kazabanyuraho. Ariko ntabwo twifuza ko abantu mujya mu ngaruka z'ubu buhanuzi, ahubwo turifuza ko abantu bahindukira. Uwagendaga mu nzira igoramye akaca mu nzira igororotse, uwakoreraga amanyanga n'amakosa mu murimo w'Imana agahindukira agasaba Imana imbabazi, kuko turifuza ko twese uriya mwaka wa 2023 wazaba umwaka wo kugorerwa n'ijuru. Ariko utazabibasha agakomeza kuba ikinani mu nzu y'Imana, nawe yumvise ubutumwa bwe bumureba. Jideo turagushimiye cyane. Bundi iyo umuntu yahawe ubutumwa n'Imana twirinda gukomanta no kugira ibindi turenza, kuko abahabwa ntitwari duhari. Nge numviye Imana kugira ngo nguhe mikoro utambutse iyi message, dore ko Imana yiguha yakubwiye kugomba kuyinyuza kuri social media.
ugiye kuza mu kanya usengera abantu b'Imana badukurikiye, kandi ndifuza ko uza komera nka Mose muri iki kiganiro. Hamwe twabonye uko Mose yari ameze, kuntu yagiriye Imana inama ati please you can do something else. Rero ugiye kuza usenga, ariko mbere yuko usenga Imana hari umuntu ushobora kuba akurikiye ino message avuga ngo ndashaka gutanga comment ariko sinshaka kuyandika kuri YouTube, akavuga ati ndayiha ubutumwa w'Imana yatumye, uwe tutamupfukiranye yakubana kuziye contact. Murakoze cyane. Yego. Ashobora kumbona kuri telefone yanjye, no guteranya 250 karindwi 82 90 82 30. Ushobora no kunsura ku Byiringiro Bizima TV yabibona. Ibyiringiro Bizima TV. Urakoze cyane, uraza dusengera Imana dusoza. Murakoze. Mbere ko dusenga Imana, reka mbahumurize kuri kino. Yego. Imana ni umubyeyi w'imbabazi, kandi ntawaje yigana ngo ayibure mu buhungiro. Ushobora kumva ubu butumwa hari wari ugeze ukabumva ukeneye kugaruka. Nukuri reka nkubwire ngo n'ubundi bujyanama uzakenera uzamvugishe, nzaguha ubujyanama. Ariko kandi gerageza uburyo wafata umurongo mwiza wo kubaha Imana no gushaka Imana. Imana yashakwa ikabonwa, kandi Imana irababarira ikibuza n'uburakari. Rero ntuzigirire nabi, ukomeze gushayisha gukora ibibi, ahubwo uzashaka Imana kuko Imana ishakwa ikabonwa. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye ko uri Imana ikunda twebwe twese abashoboye kumenya ubutumwa. Ntabwo ubuduhereye kugira ngo isi icure umuborogo, isi ibone ibibi, uduhereye kugira ngo dukebuke, ahubwo tubone ibyiza. Mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.